Jesus. Sema amen. Amen. Sone jambo lima. So. Mubirizi. Bitemene murongo. Watu mnakari. Nuja musulima. Ruri bitemene. Niwege ruku. Birutibita. Birutakuta bita. Zawa. Uko batasi ko bakorana. Biriya jambo ry'Imana, biriya jambo ry'Imana. Ini biriya Yesu. Site biriya jambo ry'Imana natwe. Subiyemo. Nuja musubima. Ujuri bikirengetsa. Niwege ku. Birutakuta bita. Zawa. Uko batasi ko bakorana. Amen. Biriya ujugenda nugana mu ngoro y'Imana umfa ujugenda witonze nugana mu ngoro y'Imana ujya wegera maze utega amatwi ibyo biraruta ibitambo by'abapfayongo nubwo batekereza ko bakora nabi. Amen. Nubwo batekereza ko bakora nabi. Amen. Bagatekereza ko bakora nabi. Bagatekereza ko bakora nabi. Amen. Ujugenda witonze nugana mu ngoro y'Imana. Ujye wegera gutega amatwi ibyo biraruta ibitambo by'abapfayongo nubwo badatekereza ko bakora nabi. Amen. Amen. Nanjye nsaba Imana turashimira Imana. Turangirije mu itangiriro ibice bine umurongo wa karindwi. Nuko ibyizi nukora ibyizi uzemerwa ariko nudakora ibyizi bizaha zituganira urugi kandi ni wowe byifuza ariko ukwiye kubitegeka. Amen. Amen. Surebe nukora ibyiza uzemerwa cyo n'ikibazo yabaje ariko nudakora ibyiza bizaha zituganira urugi kandi ni wowe byifuza ariko ukwiye kubitegeka. Amen. Amen. Nugenda neza ntuzubura umutwe se. Naho nutagenza neza itonde kuko icyaha kibunze kwirero ry'ikiryango wewe kugira ngo kigusumire ariko wewe ugomba gukikurisha amaboko. Amen. Nugenda neza ntuzubura umutwe se. Naho nugenda neza uzozamuka uzotera imbere. Naho nutagenda neza itonde kuko icyaha kibunze kwireba ry'umuryango wawe. Itonde nutareba neza icyaha kwirebe ry'umuryango wawe kugira ngo kigusumire ariko wewe ugomba kugikurisha amaboko. Amen. Ariko wowe ugomba kugikurishaho amaboko. Amen. Amen. Turashimira Imana. Amen. Mwezi yo mikoro mfano hili takatifu someo nugeza neza ntuzubura umutwe se. Naho nutageza neza itonde nk'uko icyaha kibunze ku irebe ry'umuryango wawe. Kibunze iyo bashyizemo ibintu bibiri kibunze ku irebe ry'umuryango wawe ngo bigusumire kugira
ngo kigusumire ariko woweho ugomba kukirusha amaboko ariko wowe ugomba kukirusha amaboko ibi bitabo byose bigiye bitandukanye tumushaka tundubiye bitandukanye utwoge rero n'imbaraga zo kugira ngo wumve ijambo ry'Imana. Amen. 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 Somera amagambo kubera impamvu z'ibi bihe turimo. Aya magambo ibihe turimo ni ibihe urimo kwikizemo wenyine gusa zo kwigwana bijya bivuga ngo isamamagariyo abanyamurenge bazatugane bisamamagariyo iyo ribaye mudasama Yesu mudasama Alex ibi cyabayeho mu gihe cyake ibi zabayeho kuva kera ibihe bigoye imiti ibihe bigoye itorero ibihe bigoye abayimbaza Imana ibihe bikomeye byamweho bigenda biba sema amen ibintu bikomeye rero hari icyo bizabisa ibihe bimeze nabi ndashaka kubwira ibintu bizabikizwa uburyo tekinike ugomba gutekinika kugira ngo ibihe utaza kwimburanwa n'ibihe bibi kugira ngo ikibazo kitaza kukubaho kugira ngo wikize kize n'umuryango kize n'ito. Amen. 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 Ndababwira tubikuye muri izi nzandiko dusoma muri Bibiliya turebeye muri Bibiliya kuko ubuzima bwose buri bwose uko buri uko bungana ubuzima bwose tugendagendamo bwose buranditse bwavuzwe na Bibiliya buri mu Bibiliya nta kintu kitari muri Bibiliya nta kizaza kitari muri Bibiliya dufite igitabo kimwe cyemewe kitaza gisigwa n'iterambere ta tekinoloji ibindi bitabo byose bigenda bivugururwa bijyanye na tekinoloji uko yagiye imiti uhereye ku baganga ukageza ku bandi bose bigenda bivugururwa uko iterambere riri rigenda rigenda. Sema amen. Sema amen. Ariko kitazavugururirwa kuko kiri imbere y'imyaka ni Bibiliya ijambo ry'Imana. Sema amen. Bibiliya itubwira ibihe Salomo nk'umunyabwenge yavuze avuga ko ibihe iyo bibaye hari kiza n'ikiza ibihe bibi iyo bije iyo ugeze mu gihe runaka kugira ngo ubashe kukirokoka kugira ngo ubashe kurokora amagara yawe n'ubuzima bwawe ikintu cya mbere kigomba kwitabwa nicyo bita kwirinda kugira ngo ugeze wawe kwirinda n'umuryango w'ukiza iyo umuntu atarinze ibintu bigezana iyo utabereye maso biraharabika ikintu cyose gisaba kugira ngo kibe perfect kugira ngo kigire umutekano kugira ngo gise neza nuko kirindwa nuko gikorerwa suivi nuko kigenzurwa nuko gitungana nuko kiberwa amaso ibihe turimo kugira ngo tubigamo amahoro ibihe turimo za korona ibihe byo kumuswa muswera ibihe bigoye ibihe biruhije ibihe by'ubuhuzi ibihe by'impuhwa nyinshi z'iterabwoba zinshi ibiriho byinshi bijugumishije isi yano ibi bihe
Entendeu? Que tu trouxe aquilo que preciso. Que tu trouxe aquilo que preciso. Tchau! E fique. Que sabe? Deu, porque é um ela se usa a sopa, porque aqui a gente chama aqui, porque é um a sopa é uma marroro, pororo, a sopa é monesa, na mão, isso como comida, e fala, e faça, e tem que vir por essa, e não me dá, cuida, ela me diz que isso é um laço, semana, Isuzuma
ijisho ritareze nabi muri bene yagucumi yesu yabwiye abigishwa muri luka mu nzandiko ziwe mu nzandiko injili zine aravuga ngo umuntu ngo natubuzwa n'ijisho ngo usora inogo nubona ijisho ryawe ryagucumi gusora inogo ngo heri ni cyane amahirwe icyiza mu rugo kwinjiza umubiri wawe mu bugingo udafite ijisho avuga ngo wowe wese uribuke ahubwo wonogora ijisho ukazegera n'akajisho kawe semane yaravuze ngo icyo ijisho ryari gukururiramo uzokire ku gikeni n'umwana yaravuze ngo nogore kuva abataza mu babiriya neza kuja gukuramo ayo maso ariko rubo bashaka kwibye n'ijisho zoba mbona bari igihugu kwibye n'ijisho batari kumwe ibyo yarashatse kuvuga ngo ijisho rigukururiramo uzokireke iryo jisho ripfa kubera ko utahaye kidakeneye uzirishire mu bwami bwo mu ijuru wapfuye rimwe kubera ko utahaye icyo byifuje kandi ari cyo sema amen amen sema amen Amen. sema amen Amen. sema amen Amen. kwani usuzuma ubugingo usuzuma umutima kwazi gusuzuma ukaja ku mizanire ukavuga ngo noba ntateze abana banje ngo bateze gusuzuma icyagatatu ni ugukora yavuze ngo se nukora neza ngo tuzungu umutwe ariko finya tagatifu na bibiliya ijambo ry'Imana irasobanutse mu rurimi rwacu niyo ya mbere izi kuvuga mu rurimi rwacu nukora neza bizatwa ntibizamuhesha ukora neza uhesha umuntu gutera imbere uhesha umuntu kwaguka uhesha umuntu izina uhesha umuntu kuvuga neza nta kintu cyovuga neza kitakoze neza ntibibaho nta kintu cyoshimirwa kitakoze neza bazakubesha haba gushimirwa no gushekererwa murabizi ko bitandukanye gushekererwa haba n'ikinyoma no gushukana kugushuka gushekerera no gushukana niko gushukana niko gushuka nukurya gushima no gushekererwa biratandukanye hari abantu benshi bemerwa gushekererwa urapfuye bakubera gushekererwa ntibyemewe gushekererwa ni ikinyoma mugure ariko gushima bisa no gukora neza sema amen amen sema amen gushima kose kuva mu gukora iyo umuntu yarize iyo umuntu yaraye umurinzi w'ubuzima bwe n'ubugingo bwe n'urugo rwe n'umuryango we azabikorera n'itorero rye azabikorera arakora agashima arakora Imana ikamushima arakora abantu bakamushima azaba umukozi uko niko kurinda iyo utarize uzomenya ko igihe kiri buze kukwita nikidahitana ubugingo bwawe kirahitana umubiri wawe iyo utirize umubiri wawe n'ubugingo nabwo iyo utareba ubugingo urapfa n'umubiri wawe nasa n'umufesho cyo mu twari parvera zatwumva
inyigisho za Gitwaza yaza mu buryo urinda umubiri wawe utabwaye yaza babwira ngo kwivura ukayibera muganga mbere y'uko bakuvura abandi yego kandi narazumva mwarazumvise izo nyigisho ndazifite muje kuzitegera cyane cyane abadamu muje kuzitegera bajya bazadutekera badutekera amavuta n'imyunyu nimutarinda inkono amavuta izo kurya turya nimutarinda amavuta n'umunyu n'isukari kemiko ko zirinjira za diyabete ko ziraza n'ibindi bigwara byo kumumage cyangwa puresha za tansiyo kwihuta k'umuvuduko w'amaraso ibinure byinshi birenze cyane bito wakabutuku naratakaye namaze kubitegera nibuka ijambo Yesu Kristo Imana iremera Adamu na Eva yabashize mu ngozi yababwiye ngo kurya imbuto muzamurya imbuto gakeya ibintu by'ibiti muzamubikoresha cyane ibyo nzamukoresha cyane ni ibiki inyama inyama za inka yapfuye ukayishakiramo ubuzima kandi ubuzima bwabo bwapfuye abanyamurego mwese murekangurira murya ibihuru murya imbuto murinde umubiri wanyu ugabanye kawunga ugabanye inyama ugabanye inyama murinde n'imibiri murinde n'imitima uko niko kurinda icyo nicyo bita kurinda nuteka neza uzabe kurinda umubiri wawe n'uwawe niwisuzuma ukimira ukihana uzabe kurinda ubugingo bwawe sema amen sema amen arongera aravuga icya kabiri kiza gituma umuntu asohoka mu kibazo asohoka mu bihe asohoka mu bintu bigoye ava mu gihe kimwe aja mu kindi ukagisohokamo amahoro wowe n'abantu ni igihe wabashije guhagarara ugategeka bwira mugenzi wawe uhagarara tegeka umusirikare kuba hari abantu bataza amategeko bataza amategeko iyo umuntu wese ni umushefu w'ubuzima bwira mugenzi wawe ibwire ngo ni umushefu w'ubuzima umushefu w'ubuzima yes uri perezida w'ubuzima bwawe perezida w'ubuzima kandi shefu ni itegeko iyo habaye shefu iyo habaye perezida iyo habaye umuyobozi ni itegeko ubuyobozi ntagiye nicyo bita itegeko wagurisha gutegeka ugira gutegeka mu buzima bwawe ariko wananiwe gutegeka abandi bazagutegekera ibihe bikagutegekera bikaza bikwandika hari abantu nyine bazabandikwa n'ibihe azaja kuri fashion yemwe tuzatwandikwa n'ibihe tuzatwambara kugira ngo umubiri twambare twambike umubiri tuvuge umubiri ariko tuzatwambara kubera iki hari abantu baja kuri fashion baja mu mutandao bakaja kwandikwa n'umutandao ibihe bikamwandika imihindagurire y'imyambaro iriho umunyu ndetse igucuruza iyari itugatuba ikwegere iri ku isi kirarereta kirarira none utayitegeka ifite kugusumira igusumira ikumare ushirire muri cya utagisohote isi semane niba udahagaze gufata responsabilite niba udahagaze gufate ube uwo gutegeka niba udategetse niba utategetse ubuzima bwawe uri mu kaga uri mu mazi ariko urapfa umwangamiye kubera ko utazi gutegeka kubera ko utazi kuhamurisha kubera abantu bataza bafata umwanzuro murabazi bene abo batazafata imyanzuro barya baba mu kibazo baba muri
danger de mort. Danger de mort. Abantu batazi gufata imyanzuro. Abantu batazi gufata imyanzuro tubazabategeka. Ntacyo bazabategeka, ntacyo bazabarekera ngo binjize cyangwa ngo babisubizeyo. Bazabita muri Fransa ngo ni manetre abantu bari irresponsable badafata icyemezo bariya babasha umuryango mutari ubuzima bwe muri danje buri muri danje abakobwa batazi gufata ibyemezo baba babishyira mu kanwa hari uzo gufata icyemezo hari uzo kuyobora umuyaga uraje mu kujana ibiriho biraje mu kujana kubera uri irresponsable. Sema amen. Sema amen. Bwana sifiwe sana. Yesu ndo bintu bibiri bigenda na mugisha. Icyari cyo cyose ugeramo. Cyari igihe cy'ubukene, cyari igihe cy'ubutunzi, cyari igihe cy'intambara, cyari igihe cy'amahoro. Ibyo bintu nubigira ukazitwaza bikaba ku mutima wawe. Uzoza uva mu gihe uri perfect. Uve mu gihe utunganye. Uje mu kindi gihe utunganye. Uzoza ugenda wibuka uja mu kindi gihe. Uri umugabo uri mu ingofero. Uri umudamu uri mu ingofero. Bavuge ngo kwe uri umugabo kise. Nifura aza afuya yakoze yagenda n'ibintu tekinike yiba n'ubinina no gutekereza. Haleluya. Amen. Imana ibira Kayini iramubwira ngo Kayini niki kurakaje aya bantu twasomye muri mitangiriro n'ikiganiro cy'Imana na Kayini. Imana yayiganira na Kayini iramubwira ngo itari yakiriye ituro ryiwe. Imana yanze ituro rye imbere ya Kayini nabe. Imana yemera ituro ryawe. Imana iramubwira ngo akazwe n'ikikayi. Kandi wakora ibyiza tiwozana mu mutwe. Wakora ibyiza tiwokwemerwa. Arabwira ngo mva itongo. Reba ku muryango imbere yawe. Reba imbere yawe. Imbere yawe isako n'iturato. Hari ibibazo ugomba gukemura wowe. Wowe wenyine. Wowe wenyine ugomba kwitegura hatari umugabo hatari umugore hatari n'inama ya famiye. Harimo gusa wowe kurinda icyo Imana yaguha. Kurinda ubugingo bwawe umubiri wawe. Aramubwira ngo reba imbere yawe isako n'ibitugatuga kandi bifite umujinya. Bifite umujinya. Ibi bihe bifite umujinya ku buzima bwawe. So tubona aho turangana aho tutarinze aho tutakinze neza. So tumira bunguri. So kwanga bitumira. Aramubwira ngo isako n'ibitugatuga kandi ngo bigiye kugusumira. Bigufitiye umujinya biragusumira. Biragusumira. Biragana biramuzi. Biri imbere yawe. Ibikurikiza n'ibiriku. Ibikurikiza n'ibiriku. Ibikwangiriza izina n'amateka n'ibiriku. Ibikurikira ubugingo n'umubiri n'ibiriku. Bihagera. Biri ku muryango. Biri imbere yawe. Ko n'ibitugatuga. Biramuzi. Biramuzi. Ni umutego. Nimba biri imbere yawe. Imana iri imbere yawe. Imana iri imbere yawe. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Imana iramubwira ngo nta wundi uri butegeke ibyo. Nta wundi uri gukora ako kazi. Nta wundi uri gutunganyije. Ni wowe Kayini. Niba udahagurutse gutegeke. Niba udahagurutse gutanga itegeko. Niba udahagurutse kube responsable. Niba udahagurutse kube responsable y'ubuzima bwawe. Niba udahagurutse kube aba responsable y'itorero rizashira. Hari umuntu wambwiye ngo wari usugenda ati abantu ndege babura muri akanisa ngo rizashira mu ntambara. Ariko ikanisa barabikoze. Ubundi nawe tumutangira yaravuze ngo ngo hari amezi atatu gusa. Ngo amezi atatu muri utagira umurabo hanze. Ngo tumuzabona ko abana n'abene se bose ngo bose kuko bangana nkawe ngo babane muri Kenya. Ngo none bazashobora ikanisa bariya batagira ngo abantu banze. Aya makanisa kamenshi agira responsable. Agira responsable. Nani muzanye makuru? Abandi
barasiponsana twebwe tutugira abantu bacu n'abantu bantu abandi bakaba kubabona base babona n'abanyasenge iri hafi twebwe muno muri kanisa n'amasenge bose bari ino abo bantu bose bari ino abo kandi bose bari hano nitwe gusa tutagira kandi muri hasi abantu bose baratuza ko tutagira abasiponsana amabwa ngo bahaye amezi atatu bariya batagira abo hanze amezi atatu barabananiwe iri kanisa gasha hano nawe barabandi baca barutege bagambira ngo rero kanisa ngo ndetse n'abantu kwabo bari hano ninda wakiri ngo bahanze ko mutazanya ngo mutuke ngo baramuye ngo zoshe imana muzaga mu tarabagera wari hano mu Rwanda zo bagera abo bajana makuru ari hano kono ne muri bajya basenze mu gitondo nani kandi ngo babayazi bebe niwe boli mutaya tibaza no muyamuye karage kabira abantu ngo baragenda bahurira abantu ngo barari hano ngo risoshi rizashi gute nazanya none yaza kwa ngo risosa ngo mugire ngo ijana kuri zo n'indabyo sema amen uzogenda mwisho nazanya ngo yakoreshe Vananga auza mbese nzashaka bazaja mwisho mugira mama mbere yakuri basogenda kusetiba gusigana mama narambira ngo yango izoshira zamashira kwisi ngo biri muzanarira tore ngo ya Kristo tiririho kuko abari muri Amerika cyangwa se tiririho kuko iriho kuko kufa kwa Yesu kuzuka itorero rya Kristo rishinze ku butaka n'amahirwe yo kuzuka azase sema amen sema amen haleluya haleluya ibyoto seko biratusukuka n'utabitege birakwita birakuja tuzotanga amafaranga uzovuga ngo birashira yo kugura ikibanza turi muri projet yo kugura tuzobutanga none wotanga kugira ngo birashire ese mwita mwota baravuze ngo zoshire ai kuona kumye azaka mwana kubaya makarusi anatwaya chezi ni namaso ya tunamwali bonde ko twakoze aya makaro ari mugani ko yanditse mu gitabo cy'imiri aya manja yanditse mu gitabo cy'imiri iyo gasare ngo ashize hano amaso abapfa Biblia yatubwira abapfa yo niko yari ya Biblia y'Indiya sinzi takatifu bateri warifu abapfa yo nyine so abapfa yo sinzi cyo kunya abapfa yo ni kirundi abapfa abona abapfa yo mwaza barebe so twakora si hano twatu ibingibi tibibaha ibiba muri bikanisa sose uko biri nuko bingana kubera ko twabikoze mu izina rya Yesu bibanye na Yesu ijuru izo nizo bizadukurikira iyo niyo mirimo ya ntabwo bibino ibazareba ngo akazabibonera hano twebwe iyo tureba amaso yacu bituma atandukanye na yabo ntazareba hano azareba ko nshakisha niko abanyakabera bakaza bavuga ngo twashakisha Boko barashaka ikorera ibishimbo akamapa barashaka muziko abakanga ngamwikorera ibishimbo ubwo twaretse nikorera ibishimbo nitwikorere twikorera amafaranga n'amuza iri iwacu bakaza bikorera ibishimbo mugabo yakorera ibishimbo bine akakuramuka muno ndawe bikorera ibishimbo bine muno ndawe nguriya nyamutanga yarazikora agenda kumuri aja kumuri nyamutanga yarashabatisha ayitanga yiko le bishimba ko akora bishimbo pundo arayimanukana arazinda tiko kumutaro ayibe kumutaro ubigeza kabiri ikale
Jogiyo mfata jogiyo nani ndarafatwa neza nani ndarakira iwabo imbana nazikorena kuzipikorera kubisha muri Imana bajya abantu biba barabikora kabakije n'ukuri ko sizo b'imirimo yabo bazasanga rugamba yanditse mu gitabo yarasize abana agasiga biranditse muri bibiri mu musiga abana n'abagore kandi imitemerero gusiga umugore n'abana usibye ugiye ku murimo w'Imana nta handi yewe nta kazi ko gusigisha umugore n'abana ibyemewe biriya tikwa zewe amen nugutegeke aravuga ngo izo zose ni wajibu wako ili wewe ubiamulishe ni ngombwa ngo wewe ubitegeke mutegeke bavandimwe bene data kugira ngo tuve muri bino bihe turimo nimugende mwirinde kandi mutegeke nimubitegeka bizaza imbere yacu tuzahabwa umugisha n'Imana Imana iravuze ngo mugende mutegeke genda utegeke ubugingo bwawe genda uyobore ubugingo bwawe isindi y'ubuyobozi ibirishe zose tibishana ubugingo bwawe abandi bose ntibagutaramira ngo bagukure mugakiza bagukure mu nshingano bagukure mu isuku muzirikane uko Imana ubashe gukora ibyiza gusabirwa Imana bamugisha Imana bagire neza amasaha arageze muve hasigira tusebe Twegere twumve kugira ngo tudatanga ibitambo by'abapfapfa. Mwami Yesu twegere twumve
Thank